Bakunze bo Murohere TV mwongeye kwirirwa muraho, nizere ko mumeze neza. Murabizi turabakunda, icyo tubifuriza ni byiza. Ni Clementine Irakarama ubakunda kandi ubasuhuza. Twageze Murohere TV. Nkuko duhora tubabwira rero, nababwiye ko tuzatubagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye. Ntabwo tuzatubagezaho ikintu kimwe, oya. Tuzajya tuvuga ibyo twabonye byose bifite akamaro. Uyu munsi ndashaka kubabwira ese niki wakora kugira ngo utaribwa mu nda mu gihe wagiye mu mihango. Hari abantu bajya mu mihango ugasanga mu nda harababaza cyane, ugasanga bari nko mu rupfu. Ariko hari umuti wabonetse ushobora gukoresha mu gihe cy'imihango nturibwe. Ese ubigenza ute? Ese wabikora ute? Nimukurikira iyi video murebe ukuntu wabigenza. Ikindi ngomba kubashishikariza ni ukubitsa gukora subscribe ku batari bayikora, ndetse mugakora like, ndetse mugakora na share. Aho kuki abantu bakunda ibyiza bakabikunda bonyine, mureke tujye tubisangiza n'abandi. Bidutwaye iki? Kora share, byagira umumaro abantu benshi. Wagira umumaro abantu benshi nawe mu buryo utazi. Kubera iki? Kubera ko wakoze share. Turabakunda cyane, nimukurikire. Birashoboka cyane rero ko waba ujya mu mihango ukababara. Hari abantu batazi itariki umuntu ashobora kugera mu mihango kubera ko niregiriye, ntazi ngo ese nzajya mu mihango ryari. Ariko mu gihe cyo kujya mu mihango ubona ibimenyetso bitandukanye. Mu gihe watangiye kubona ibimenyetso rero kuri wa muntu utazi itariki agera mu mihango kandi imihango ikabikubabaza cyane, ubigenza uti? Mu gihe watangiye kubona ibimenyetso ufata ibumba. Ibumba murarizi, iri bumba ry'icyatsi. Watangiye kubona ibimenyetso rero ufata ikiyiko kimwe, murabibona ibumba ry'icyatsi, ugafataho ikiyiko kimwe. Kibonye ikiyiko kimwe, warangiza ugashyira mu kirahure cy'amazi. Iki gikombe cyanjye nakigereranyije na cya kirahure kirekire cy'amazi. Ugashyira mu kirahure cy'amazi ukavanga. Ariko nta mazi ayo ari yo yose ugomba gushyira mu kirahure cy'amazi atetse. Ntabwo ugomba gushyiramo amazi asa nabi. Ugomba kubanza ugateka amazi yawe agahora nk'ariya amazi yo kunywa tujya tunywa twayatetse. Warangiza ugashyira muri cya kirahure cyawe cyangwa mu gikombe cyawe, ubundi ukavanga. Birashoboka ko nta kirahure ufite. Ntababwiye ngo nzajya mbagezaho ibintu byoroshye bya buri wese yageraho. Niba udafite ikirahure se ufite igikombe ntabwo uzanywa umuti. Shyira mu kirahure cyawe cyangwa mu gikombe ikiyiko kimwe cy'ibumba, uvange. Numara kuvanga rya bumba ryawe urinywe mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Ubikore iminsi 3. Nkubwije ukuri imihango yawe izaza mu nda ntuzamenya ko inaryana. Zaza mu nda ntihakurike. Birashoboka rero ko bishoboka ko imihango yatangira kuza ukumva harakuriye. Bikore iminsi 3 muri cya gihe imihango yatangiye kuza ukumva haracyari kukurya. Nyuma yaho nta buribwe uzumva, kandi nubwo wababara ntabwo uzababara nka kwa kundi byakuryaga mbere. Uyu muti nimuwukoreshe, nimuwugerageze, muzasanga rwose nta kibazo, muzagubwa neza mu nda zanyu. Turabakunda cyane rero, ni Clementine Irakarama ubibagezaho, ni Murohere TV. Naho ubutaha.